Sashimwe cyane inshuti zacu inshuti za MPUMURIZA GB Ministries turongeye turavuze ngo amahoro y'Imana kuri mwese aho muherereye hirya no hino. Tuvuga ngo Yesu nahabwe icyubahiro kuko aduhaye kubaho twese tukaba tugihumeka umwuka w'abazima. Wowe nanjye umurikira Imana iguha umugisha kuko wahisemo neza kuza gutega amatwi kumva ibihumuriza ni byinshi amagambo agukomeza muri uru rugendo turimo mu buzima burimo. Rero ndagushimiye kandi Imana y'amahoro iguha umugisha cyane. Rero tunejejwe no kongera kuba imbere yanyu tuganira ku magambo y'Imana kugira ngo turusheho kuyasobanukirwa no kuyamenya neza tukamenya icyo bivuze. Atari ugusoma gusa twihitira oya tugahana amaboko nk'uko bajya babivuga nkagufasha nawe ukamfasha. Rero turashima Imana ko turi kumwe nanone na mushumba Dr. ZIGIRINSHUTI Michel. Ubu bisigaye biri ngombwa yuko tuvuga amazina yose, ubundi najyaga mvuga izina rimwe, none ubu ngubu tuvuga amazina yose bitewe n'uko Imana igenda ibigenza neza. Turabishimiye Mushumba turabanezererewe murakoze cyane kandi dushimira Imana uko ikomeje kubishimira no kubakoresha umurimo. Umurimo ni mugari, ibyo gukora ni byinshi, ngo dukwiriye gukora umurimo waduhamagaye hakiri kare kuko bugiye kwira. Iyo bwije jye nabaye mu giturage, iyo bwabaga bwije ugerageza kwegeranya ibintu biri hanze ukabikura mu nzira, inka nizitaha hatagira aho isitara. Rero ukegeranya ibintu ukabishyira mu nzu hakiri kare hakibona, kuko iyo tutabikoraga gutyo hari ibyararaga hanze. Uhise w'umujura akaba yahitanye iyo base cyangwa ikibido, nibyo mu gitondo mukabyuka ntacyo mubona. Rero reka dukore umurimo waduhamagaye hakiri kare mushumba, Imana ibaha umugisha. Rero tugiye kuganira nk'uko Imana yaduhaye umwanya. Reka tubanze dusenge. Data mwiza tuguhaye icyubahiro, turagushimiye ku wundi munsi waduhaye mwiza w'umunezero kugira ngo turusheho gusobanukirwa no kugendera mu nzira zawe no gutunganya ibyo tutatunganije ejo cyangwa se mu kanya kashize. Rero turi imbere y'amaso yawe n'umushumba waduhaye kugira ngo adufashe muri uru rugendo, umuhe umugisha kuko yemera kuvuga umwami ubutumwa bwiza, amagambo bamuhaye, ihumure bamuhaye akaritugezaho uko rimeze. Rero turabigushimiye data kuko ni wowe umushoboza. Mwami tugushimiye n'abadukurikira yuko ari wowe ububaka mwami, utabashoboje nabo ntabyo bakora, ariko turasenze kugira ngo ubashoboze bakurikirana aya magambo meza mwami avuye mu ijambo ryawe. Manuel umuhe umugisha kubw'umurimo mwiza akora kudufasha kugira ngo ubu butumwa bugere ku isi hose. Izina ryawe rero rihimbazwe kubw'aya magambo tugiye kuganira. Mwuka w'Imana uze abe ari wowe uyagura uyatwumvishe neza tuyasobanukirwe kugira ngo tuyagenderemo. Turagushimiye ko umishe gusenga kwacu ni mu izina rya Yesu, amen amen amen. Mushumba uyu munsi hari ijambo nifuje yuko watuganirira hanyuma tugasobanukirwa kurushaho. Hari ijambo tujya dukunda gusoma ngo Yesu nagaruka azarobanura intama mu ihene, hanyuma zimwe zishyira iburyo izindi zishyira ibumoso. Yesu ukibaza izi ntama n'ihene zizarobanurwa gute? Ese Kristo azashingira kuki? Turabisoma muri Bibiliya ukuntu ariyo matungo yakoreshejwe, ariyo matungo yakoreshejwe. Ko hari inka kuyatavuze ati inka nzazishyira iburyo, noneho ariyo ka gatungo abantu bakunda cyane ni akahe Manuel? bakunda cyane hari agatungo bakunda mushu. Abantu bakunda akabenzi bagakunda n'agahene. Ubwo rero wenda yari kuvuga ati agahene azagashyira agahene azagashyira ibumoso. Ubwo rero mushu ako kari agaciyemo. Reka rero mushumba tumuhe umwanya n'ikaze mushumba. Murakoze cyane. Ayo magambo aba mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo ibice 25. Ndashaka ko tubanza tukayasoma umurongo wa 31. Ayo magambo niho ari, tubanza tuyasome twumve. Matayo 25 umurongo wa 31, hanyuma mbabwire icyo Bibiliya yavugaho.
31 aravuga ngo umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika bose afite ubwiza bwe nibwo azicara ku ntebe y'ubwami bwe. 32 amahanga yose azateranizwa imbere ye abarobanurire nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Intama azazishyira iburyo bwe naho ihene azazishyira ibumoso. Mwamudufashe cyane. Imirongo ikurikiraho ntashatse gusoma kubera umwanya wacu, iravuga icyo azahora bamwe n'icyo azashimira abandi. Ab'iburyo azababwira ngo nimujye mu iburyo bwanjye mwicaye mu bwami mwateguriye kuva itararemwa. Nari nshonje muramfungurira, mfite inyota mumpa amazi, nambaye ubusa muranyambika, ndwaye muransura, ndi mu nzu y'imbohe murangemurira. Ab'ibumoso ati namwe rero nimuherera aha. Nari ndwaye ntimwansura, nshonje ntimwanyambika, mbese ntimwabinkoreye. Igitangaje bombi bazamubaza ngo twakubonye ryari. Ab'iburyo bazavuga ati twakubonye ryari ngo tukabigukorera. Ababwira ati birya mwakoreye abato kuri jye. Aba bato kuri jye rero mu bitabo bisobanura Bibiliya babita les frères de Jésus Christ, ni nk'abavandimwe ubwo ba Yesu Kristo. Birya mwabakoreye ni njye mwabikoreraga. Abantu bati mwivuga ko mutambonye kuko ibyo mutakoreye babandi ni njye mutabaga mubikoreye. Mbanze mbwira abatwumva ko nk'uko tubivuze wenda ukavuga utekara agaciyemo, umuntu yakwibaza impamvu Yesu yarobanuye cyangwa yakoresheje imvugo y'intama gusa n'ihene. Ntavuge urukwavu n'imbwa, ntavuge inka n'ingurube, ntavuge akavuga ari amatungo yombi. Ari amatungo yombi niyo agaragara, akunda kugaragaza itandukaniro mu matungo yororwa mu rugo. Yego. Amatungo yororwa mu rugo niyo agaragaza itandukaniro cyane mu bigendanye n'imyitwarire. Intama na Bibiliya ubwayo yivugaho ko ituza, iratuza, ntigira urusaku mu kuragira, ntinanirana, ntigorana. Ari nayo mpamvu Yesu bamugereranya n'umwana w'intama ariko wa Pasika, kandi bakavuga ko mu gihe cye cyo kujyanwa ku musaraba, kwicwa, kubambwa, atabumbuye akanwa ngo asakuze, ngo nk'uko intama icicikiye imbere y'abayikemura ubwoya. Urumva bayifatiraho urugero rwo gutuza no kwikaruma mu bigoye, mu biruhije, mu bibabaje. Bayifatiraho iki? Urugero. Ihene bakayifatiraho urugero mu kugorana kuragirwa, mu kuruhanya, mu gukubagana. Ariyo mpamvu irishiza ku kiziriko, ni ukugorana kwayo. Biratangaje mushiki wanjye ko no mu bintu by'ibitambo hari itegeko ryatanga amabwiriza kuri ibyo byombi, ukumva kimwe bakivuzeho ibintu bisa n'ahari bibi, dayeri bibi, ni ukuvuga ngo bisa. Reka dusome ayo magambo ari mu Balewi igice cya 16, yanshakire Abalewi igice cya 16 umurongo wa 7 n'uwa 22. Abalewi 16 ku murongo wa 27. Yego, oya wa 7 n'uwa 22 ahubwo. Nsomera 7. Haravuga ngo maze hera kuri 5 yaka iteraniro ry'Abisirayeli amasekurume y'ihene 2 ho ibitambo byo gutambirwa ibyaha, n'isekurume y'intama 1 ho igitambo cyo koswa. Aroni amurike cya kimasa cyo kwitambirira ibyaha, yihongererane n'inzu ye 7. Maze ajyane za hene zombi azishyire imbere y'Uwiteka mu muryango w'ihema ry'ibonaniro.
aroni afindire izo hene zombi icyo afindisha kimwe cyerekane iy'Uwiteka, ikindi cyerekane iyo koherwa. Aroni amurike ihene ifindiwe kuba iy'Uwiteka, ayitambeho igitambo gitambirwa ibyaha. Maze yafindiwe koherwa ishyirwe imbere y'Uwiteka ari nzima ngo ihongererweho ibyaha, yohererezwe mu butayu koherwa. Murakoze, tugarukira aho ngaho. Imbere y'Uwiteka ku munsi w'ibitambo, Uwiteka ategetse ko haza ibintu bitatu: haza imfizi y'inka, ikimasa, hakaza imfizi y'intama, hakaza n'isekurume y'ihene. Yego ndabyihutisha cyane. Ikimasa kibi cyo guhongererwa, umutambyi yihongerane n'inzu ye, kugira ngo nawe niba agiye gutambirira abandi abanze yemerwe n'Imana. Intama yo iba igitambo cyo koswa, yego, imurikirwa Uwiteka, ikongorwe n'umuriro. Ihene ziba ari ebyiri, ari amasekurume abiri. Imwe iba igitambo cyo koswa, gitambirwa ibyaha, indi iba iyo koherwa. Koherwa ni ukujya kurohwa, ni ukujya kujugunywa mu manga z'imisozi, mu bihanamanga, niho bajyaga kuziroha. Usomye Zakariya igice cya 10, naho twasome twumve, hansomere umurongo wa 3. Zakariya igice cya 10 umurongo wa 3. Zakariya igice cya 10 umurongo wa 3. Uburakari bwanjye bukongerejwe abungeri, kandi nzahana amasekurume y'ihene, kuko Uwiteka Nyiringabo aje gusura umukumbi we, ari wo nzu ya Yuda. Urakoze cyane. Uburakari bwanjye bubyukijwe amasekurume y'ihene. Mu by'ukuri kuva kera, mu isezerano rya kera, mpere mu isezerano rya kera, havugwaga ikintu bita intama n'ihene, intama, ihene, intama, ihene. Intama rero zasobanuraga ubwoko bw'Imana bw'Abisiraheli, ariko butari bwose. Zasobanuraga abo bita abayuda bizeye, bakanga kwifatanya n'abanze umwami Yesu. Bamwe muzi bamutanze ngo nabambwe, maze urupfu rwe ruzadukurikirane, aya maraso ye azatwomeho. Burya hari abayuda bahise bavuga ati, njye sindimo rero, njye sindimo. Aya magambo muvuze, n'iyi ndahiro murahiye, n'iki gihango mwihaye, mva ndi umwere. Abo bantu, abo bayuda bahise bishyira ku ruhande, ntibajye muri icyo gikundi, nibo bitwa Abaheburayo. Abo rero barabirenganirijwe, barabihorwa, barabizira. Abo rero nibo bitwa intama. Ni wese ageranye n'iki? N'intama. Ihene bakaba abasigaye bose batamwitayeho. Noneho niyo mpamvu iyo usomye mu magambo yo mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, haba muri Matayo nk'igice cya 10 umurongo wa 6, ariko sinzi ko tuhasoma, musanga Yesu atuma yaravuze ngo mugende mujye mu ntama zazimiye z'umuryango wa Isiraheli. Icyo gihe Yesu yaratangiye gushakisha ngo arebe ko muri ba bandi yagira abandi avanamo. Yego, mujye mu ntama zazimiye, mubatumye muri nk'intama hagati y'amasega. Ibyo byavugaga ko abantu atumye bateye nkazo. Hari urugero yatanze rw'umugani ati, nk'umuntu waba afite intama zingahe 100, maze hakavamo imwe ikazimira, ntabwo yasiga izo ngizo 99
akajya gushaka yazimiye, yerekanaga iki? yashaka kugaragaza agaciro aha umuyuda umwe cyangwa Isiraheli umwe waba waranze kumwakira. N'ahandi yagiye avuga ngo ni mwungeri w'intama muri hano igice cya 10, aho hose nahagaragaza ko ijambo intama rifite icyo rivuga muri Kristo Yesu. Riravuga abantu be, riravuga bi. Yewe no mu gice cya 10 ku murongo wa 4 kumanuka hari ahavuga ati zumva ijwi ryanjye, turaziranye ku buryo iyo mvuze zimenya, zizi gutandukanya amajwi yanjye n'ay'abandi. Ati ku buryo nahura rwose sinjye inyuma, ngimbere gusa ubundi zikankurikira. Urabyumva? Ubwo arashaka kugaragaza uburyo intama zifite icyo zivuga kuri we. Ni abantu be bamumenyereye, bamenye uko aragiye, bazi ijwi rye. Izina ry'Imana ishimwe cyane. Nk'uko nababwiye rero, kera bari mu Bisiraheli, ariko ahantu ho turahasoma, hari imirongo turi busome. Mbaburira Yesaya ibice 50:17 wumve. Yesaya ibice 50:17. Haravuga ngo iki? Kuko umwami Imana azanabara. Wa 17, pardon, wa 17, sorry. Wa 17. 17. Yesaya 50. 17. Yesaya ibice 50. Let's try. Ntabwo ariho rwose. Sorry. Umbabarire. Yego. Ezekiyeli 3:4 mumbabarire. Ezekiyeli 3:4. Ezekiyeli 3:4. 34, umurongo waho wa 6 n'uwa 31. Wa 6 turavuga ngo iki? Intama zanjye zarorongotaniye mu misozi yose no mu mpinga z'umusozi muremure wose. Ni ukuri intama zanjye zatatanijwe mu isi yose, kandi ntawaruhije azishaka habe no kuzibaririza. Urumva rero ko ahangaha Uwiteka aragereranya kwa gutatana kw'Abisiraheli. Igihe bari batatanijwe hirya no hino mu bihugu byose, arabigereranya no gutatana kw'intama. Ku buryo Abisiraheli bose bita umukumbi we, none kwa gutatana kwabo akumva ari intama zatatanijwe kure. Akagira ngo rero hagende hagira abantu bazegeranya, bazigarure. Ni nayo mpamvu usanga abami batwaye Isiraheli, abahanuzi babayemo bo n'abatambyi, abashyira mu kintu kimwe cyitwa abungeri. Abungeri nko ku murongo wa 7 baravuga ngo nukuri nimwumva ijambo ry'Uwiteka mwabungeri mwe, atumwamo Uwiteka aravuga ngo ndirahiye nukuri ubw'intama zanjye zaretswe zikabimenya go, zikaba n'ibyo kurya by'inyamaswa zose zo mu isi zo mu gasozi, kuko ari nta mwungeri, kandi abungeri banjye ntibaruhije bazishaka, ahubwo abungeri banjye bakaba ari bo bimenya ubwabo. Icyo urumva yagayaga abantu bamuyoboreye, bamuragiriye umukumbi. Urabyumvise aho ngaho? Iyi mirongo ndayibaha ngo mwumve uburyo kuva kera kose intama zasobanuraga umukumbi w'Imana. Zaburi 79:13 nsomere twumve. Zaburi 79:13. Murongo wa 3. 13. Natwe abantu bawe, intama zo mu cyanya cyawe, tuzabigushimira iteka. Tuzerekana ishimwe ryawe kugeza ibihe byose. Urakoze cyane. Urumva izo ni zaburi za Dawidi ashaka kuvuga ko ubwoko bw'Imana ari intama z'Uwiteka. Noneho aho hose tuhareke tugere ahantu
hariya yavuze ngo azaza yicare ku ntebe ye aca urubanza. yego Imanza zizaba ugutatu. Hari urubanza rwa Kristo ubwe yego azacira amahanga, yego. Hakaba n'urubanza reka mvuge ngo rwa Kristo nabi. Urwo rero nta n'ubwo ruzanabaho, ntabwo Yesu azemera ko rubera ku karubanda aho batwumva. Niho hava rya jambo ryo mu Baroma igice cya 8 n'umurongo wa mbere ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Ako ni umwihariko w'abantu be. yego Azaba bafite ahantu ntazemera ko rubanda rutwota. yego Ndetse n'ujya mu Bakorinto igice cya 11:32 uzasanga avuga ngo nuko rero iyo duciriwe urubanza n'umwami wacu yego duhanirwa nawe kugira ngo tutazacirwa urubanza hamwe n'ab'isi. Bivuga ngo umukristo iyo acira urubanza mu mutima na Yesu, ka kantu k'urubanza umukristo agira uzi ko gasigaranwe n'abakeya, ko kantu naho kugira ngo twe na Yesu tubirangizanye yego bitatujyanye hehe ku karubanda. muri rwa rukiko. Turabimushimiye ibyo ngibyo. Amina. Ndasaba umukristo wese unyumvise ahantu kujya yemera gucirwa urubanza n'umwami wacu Umutima. bikitwa none, akumvira umutima we akitunganya. Urubanza rwa gatatu ni urubanza rwa burundu ruzajugunya mu muriro runashyira abandi mu mwanya wabo. Yesu atugirira neza cyane. Uru rubanza, izi manza uko ari eshatu abantu barazitiranya ntibamenye ngo bizatandukanira he. Ariko iyi mirongo twayisoma Abaroma mu gice cya 14:10 tukabyumva. Abaroma 14:10. Abaroma 14:10 bahageze. Umurongo wa 10. ariko ni iki gituma Ucira mwene so urubanza, kandi nawe ni iki gituma uhinyura mwene so. twese tuzahagarara imbere y'intebe y'imanza y'Imana. y'Imana. Urakoze cyane. Urumva kuba twese tuzahinguka imbere y'intebe y'imanza bivuga ngo twirinde kugira gucirana imanza ubwacu, yego kuko hari igihe twazagira imbere y'Imana uwo watsindisha agatsinda. Aha rero iyi mirongo mbahaye nigaragaza intama n'indi igaragaza ihene twayisobanuye, kuzabatandukanye rero ngo izi ntama n'izijya iburyo umuntu abyumva yagira ngo rwose ni ibyicaro ku buryo yicaye aha bamwe bajya abandi aha. Ibumoso bwa Yesu ni mu mworera, ni mu muriro, nta nubwo ari iruhande rw'intebe nk'uko twicaye aha. Oya da, ajwe. Hanyuma iburyo bwa Yesu ni mu bugingo buhoraho. Niyo mpamvu yagiye atanga urugero ko ati unesha azicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na data ku ntebe ye y'ubwami. Aho hantu rero hitwa iburyo, nigeze mbwira abantu nti hari umuntu urumbaje ati ubwo ngubwo nanjye nzicara iburyo n'undi yicara iburyo n'undi yicara iburyo twakwirwa kweri. Ahubwo se Yesu ubwo ntabwo ari iburyo bwa se natwe tukajya hirya ye, uwo murongo wose ubwo koko tuzakwirwa. Ndamubwira ariko ndamubwira nti ibumoso hafite icyo havuga n'uburyo hagira icyo havuga, kandi kujya iburyo bwe bizaba biguhagije kuruta kuvuga ngo uramwegereye. Kumva uri iburyo gusa ubwabyo birahagije. Urumva urubanza rw'amahanga rwo ruzabera ku isi, yego hari i Yerusalemu, ni narwo muzi tuzaba twicayemo na Kristo, natwe ubwacu turi abacamanza. Ndavuga ntitumenya kubana na Kristo tukirinda, ntituvanwemo, ntitujugunywe rya shami, ntiducibwe. Tuzaba twicaranye nawe mu rubanza ducira ab'isi imanza. Umwami adufashe cyane. Haleluya. amen. Ibyo bintu byose by'imanza Yesu atanga mu urugero rw'intama n'ihene
vuba bazaba barimo atandukanya ba bantu bitwa be abe n'abatarabi. yego ngana ku musozo iyo urebye mu byahishuriwe hano 13 hasome twumve 12 pardon umurongo 13 ahubwo ibyahishuriwe 12 umurongo 13 no 14 twumve ibyahishuwe igice cya 12 umurongo 13 n'uwa 14. 13 haravuga ngo nuko cya kiyoka kibonye yuko kijugunywe mu isi gihiga wa mugore wabyaye umuhungu. Umugore ahabwa amababa abiri y'ikizu kinini kugira ngo aguruke ahungire mu butayu ahantu he aho agaburirirwa igihe n'ibihe n'igice cy'igihe arindwa icyo kiyoka. akomeza hepfo urumva amagambo ahari. Icyo kiyoka gicira amazi ameze nk'uruzi inyuma y'uwo mugore kugira ngo amutembane, ariko isi iramutabara yasamya akanwa kayo imira uruzi rwa cya kiyoka cyaciriye. Ikiyoka kirakarira wa mugore kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Cya kiyoka kirakarira abo mu rubyaro rwa wa mugore basigaye yego bafite guhamya kwa Yesu. Biravuga ikiriro tubonye ko turi mu matsinda atatu, irihe n'irihe, iry'intama, iry'ihene n'iry'abavandimwe ba Yesu. Abavandimwe ba Yesu nabisobanuye ko ari babandi azanyirukana vuba aha, azabanyirukana muri iyi minsi vuba aha aba bajyanye ahantu. Amen. None ubwo hasi hasigaye intama n'iki n'ihene, ngira ngo akumara kumvise. Noneho intama n'ihene aya ngaya abiri nakwita ya nyuma ni abapagani bazageza mu karengane. Irya gatatu ni ba bayuda banze kwihakana Kristo. Abo bantu bombi Yesu nazi impanda ivuze tumaze kuzamurwa, Kristo Yesu amaze kuzamura itorero nibwo antikristo azakora ku mugaragaro. Ibi bintu kubyinjiramo kandi ikibazo mwambaje ari cy'intama n'ihene banza ntugire uti yarenze umurongo. Nitumara kuzamurwa intama n'ihene bisigaye inaha, abagiye n'abavandimwe bande ba Kristo. Nitumara kuzamurwa antikristo akoze ku mugaragaro, abantu usomye hariya ngo azasigara arakariye yego bafite guhnya kwa Kristo mu karengane, iriya grand tribulation, akarengane gakomeye kazabaho. Abazakihanganira bagasohokamo bitwa intama, abazahitanwa nako bakagenda bakivangamo bakijandika izo hene. Ubwo twe turi hehe mu kirere na Kristo. Tugaruka rero tuje guhosha icyo kibazo no kugikemurana na Kristo, tugaragaza abananiwe mu karengane n'ababishoboye. Nicyo bisobanura. Imana ibagire neza cyane. Murakoze. Mushu nukuri Imana iguha umugisha cyane. Ndawakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Icyo nakwisengera ubwanjye nsengera n'abadukurikira twese nk'abamenye Kristo bakamwakira nk'umucunguzi w'ubuzima bwabo n'abandi bataramwakira. Icyo nakwifuriza nuko wahitamo neza ukitandukanya ukava mu ihene. Nta mpamvu yo kugenda aha na hariya, nta mpamvu yo gufata impu zose. Hitamo inzira imwe, hitamo kuba umuvandimwe wa Kristo. Nukuri icyo nicyo numva nifuza nabwira abadukurikira Mushu. Reka duhitemo neza kuba abavandimwe ba Kristo,
kugira ngo Kristo azaza dutware hanyuma tuzagaruke kugira gute gucira abandi manza. Icyo si cyo twirata, ariko icyo numva nifuza ni ukujyanwa mbere, kuko nyuma bazanama zizasigara bizaba bikomeye mushu. uvuze iryo jambo ndavuga ngo uwagufasha n'abantu bakaryumva ko mu byayishu bice 20 irahari. urumva bizaba biteye ubwoba. Nta muntu nakwifuza ko yazaba muri za nama pe. Bifuza ko tuba abavandimwe ba Kristo, hakabaho kujyanwa mbere. umva ukuntu havuga ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa kandi n'uwera. urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rutwara bameze batyo, ahubwo bazaba abatambyi b'Imana na Kristo kandi bazimana nayo imyaka 1000. arahirwa rero muzagera mu muzuko wa mbere. Imana yo mu ijuru dushoboze kandi dufashe kugira ngo tuzabe muri abangabo ba mbere. Ndumva nta binindi bwongereho uretse ko wadusengera twese hamwe kugira ngo tuzabe muri abangabo ba mbere, ntihazagira umuntu usigara ngo ategereze kuzaza gucibwaho imanza n'intama n'ihene. Imana ibahe umugisha. Mana data wa twese uri mu ijuru, twumvise amagambo akomeye hano y'uburyo uzaca imanza. twumvise imanza z'uburyo butatu. twumvise urubanza ruba hagati y'umukristo nawe iyo atagenze neza. turarwumvise ari mu Bakorinto Pawulo yandika ko urwo rubanza rucira umukristo akarwumva muri we ugira ngo atunganye ibye atazajya mu rubanza ku karubanda hamwe n'ab'isi. twumvise n'urubanza uzaca ugarutse ukarucira amahanga yose. turasenze kugira ngo mwami uturinde cyane kuzasigara ku muzuko wa mbere, ahubwo tuzamukane maze tuzagaruke natwe ahubwo turi abakozi muri guverinoma yawe, muri leta yawe, turi abami n'abatware n'abatambyi tuje kugufasha guca imanza, tuzicira imiryango 12 ya Isirayeli imanza. uzatuyobore, uzadufashe. ntabwo tuzi iminsi dusigaje uko ingana, ariko uko iri kose uduye kuyigendamo neza. ntabwo dushaka kuzaboneka mu ihene, turabyanze mu izina rya Yesu Kristo, kuko twasobanukiwe neza icyo dusobanura n'icyo intama zisobanura. rero turinde, dukomeze tube mu mukumbi wawe nta muragiye mu izina rya Yesu, kugeza ubwo uzazicyura. haleluya, ukazigeza mu rugo rwawe rwo mu ijuru. urakoze kandi ubyutsa abaguye, wongera imbaraga abananiwe mu izina rya Yesu Kristo. ugira inama imitima yabaye akahebwe kugira ngo ikugaruke niba bishoboka. urakoze kutwumvise kandi umugisha ijambo ryawe uriherekeze mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen.